none yes Pirate tugusanze muri kan Kigali n'ubundi ahangaha habaye iwawe of course kubera yuko niho ukorera ibitaramo bya Gens Comedy Show. Igitaramo navuga ngo iyi Summer Country Tour ya Bruce na The Ben ivuze iki mbere na mbere ku muziki, noneho by'umwihariko nawe wari uri muri campaign mu gihe hakorwaga New York Groove. Ambo icyambere na mbere biranshimishije kuko iki ngiki n'igihe twari dutegereje bya hatari, noneho akaba ari n'igikorwa cyiza kubera ko cyane cyane nk'ikintu navuga kimariye umuziki nyarwanda muri rusange nuko abangaba ni aba giant n'abahanzi babiri dufite mu gihugu bakuru, bamwe mu bakuru dufite simvuze ko ari bo gusa ariko ni bamwe muri mu bahedinze. So kuba rero bakora igikorwa nk'iki ngiki bagasa nk'abakora bato, icyambere cyo bigira umumaro mu bintu byinshi, bo ubwabo bwite bagira umumaro mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bwa experience no mu buryo bwo kongera kuzamura izina. Mu buryo bw'amafaranga ngira ngo rabibonye mu gitaramo cyabanje cya The New York Groove, The Ben yabonye amafaranga ngira ngo nuzare naye yuzuye kandi ticyama cyari 10,000. Kumva yungutse mu buryo bw'amafaranga, experience kuba yahura n'umuhanzi munini kuri stage basa nk'abahanganye nayo ne experience yagize. No ku ruhande rwa Bruce Melody nuko none habaye are hajya no kuba retour, ubu noneho ni Bruce Melody bifite mu nshingano, byabagiriye umumaro ku giti cyabo, binagira n'umumaro entertainment. Habaye amakuru, abanyamakuru baracuruza, aba bloggers nabo bararya, doko byagiriye akamaro industry muri rusange. Nyine byahara ahantu byakoye entertainment naho byayishize, n'abashoramari hari ibintu baba babonye bakavuga ati niba Melody na The Ben bakoze ikintu nka kucyo kigacuruza, why not tutafata? Uri kumva ati niba Melody na The Ben bagize gutya bagacuruza, ati bagize no ku ruhande rw'abashoramari hari ikintu baba babonye bakavuga bati niba Melody na The Ben bakoze igitaramo gutya kigacuruza, bati why not tutafata Bulldog na Riderman nabo bagakora, bati why not tutafata n'abandi bantu bagiye bahanganiye mu kintu runaka bakaba babashoramo imari bagakora. So ni ibintu byagaragaje, ni ibintu byatweretse ko ari ibintu byiza. Dore n'ubu ngubu twaje muri press conference turi kwitegura indi country tour izabera hirya no hino mu ntara. Ni ibintu bizaba ari byiza cyane, byagize umumaro munini cyane. Biratu umuntu yakibaza show ya mbere ya New York Groove yasaga nk'ari competition hagati ya Ben na Bruce, nubwo bagaragaza yuko nta competition baga bafite. Iyi show noneho yo kuzenguruka igihugu byaba noneho nabwo ari mu buryo bwa competition cyangwa nta mpande zizafatwa muri iyi competition? Bamaze bro, ira ni imvugo y'abanyapolitike man, gutatari competition se waruzi ko warebye amagambo bateranye muri press conference abyihorere banze no gusuhuzanya. Wowe ni competition ahubwo ya danger kuko bajya kunganya abafana bafite audience nini mu Rwanda, ni nka Rayon na APR, which means ko uwakonveka kurushaho niwe wagaragaza ko ari umwami hano mu Rwanda. Niyo mpamvu ari competition gusa, ariko iyo yagiye kuri kamera aravuga ngo naga ari competition. Ariko nka Melody twagiye twumva mu bitaramo bya Iwacu na Muzika avuga ngo muzamuzane mu kubita gakoni kunda. Melody wari wabizi naga ajya ryimboka, hanije no kuri live ya TikTok byagajyaga bimucika kakanagamo. Ni competition ahubwo ya danger, nanga ni competition no mu ntara. Bivuga ko twemera ko Bruce Melody yarushije The Ben ni Kigali, none mu ntara The Ben azabashaka kumwigaranzo. Twabonye mwavuga ngo ni 001 ndavuga ngo ni one of kind. Kuri wowe 001 wawe ni nubundi ni 001 ni Melody urabizi. None se Pirate giye bine gutamubaza ikibazo uri mu rwego rwenda rw'abastari, sibyo? Uri umusitari ariko hari ikintu bita abastari banga ngo bita ngo cyo kwiteranya cyangwa kudafata uruhande, ariko wowe wamaze kugaragaza uruhande rwawe na impact bijya na effect mbi bijya bikugiraho nk'umuntu uba mu ruganda ukaba unagaragaza uruhande rwawe ufite muri abahanzi babiri. Ambo byangizeho impact nziza uko njye ndi umuvantara bro, ntacyo guhomba ngira. Bruce Melody ndamukunda, niyo mpamvu nagaragaje uruhande. Hari n'abantu bagiye banyandikira muri comment ngo bankundaga none ngo bagiye kugenda, narabasubiza ahantu uragahamba, narakubwira ngo genda ujyane na nyoko na sko na barumuna banyu ubabwire nabo banyaga. Ibyo ni ibikimana. Ni ibitaramo biri buhere i Musanze wanyu. Urumva noneho biraba ari iwanyu ujyanye n'umuhanzi wawe. Iki kintu uribwira abanyamusanze no mu zindi ntara ikintu nababwira, ntago The Ben turusha abafana, gusa ariko hazaba ari ibitaramo byiza.
Yeah. twabonye watangiye content yo kwambika abantu amadirede, igitekerezo nka kiriya cyaje gito. Instagram yanjye barayibye, yari imaze kugira abaforowazi barenga 30,000. Bamaze kuyiba mu gutangira, kandi ngerageza kureba ikintu nakora kikata kizana abaforowazi vuba vuba, niyo mpamvu ndi kubikora. Twabonye bamwe mu bo wambitse direde barimo ba Kenisi na Mutabaruka, na reaction babigizeho, baramutse babigizeho reaction yaba itari nziza wabyakira gute? Nabagira inama yo kuva muri entertainment, kuko mu gihe urimo abantu bagukorera ibyo bashaka. Iyo uri muri entertainment wemera ibisha byose, nta muntu mba natutse nuko kwambika direde gusa, ibyo ndakeka atari ikibazo. Hanyuma ni Pirate umaze kugera ku rwego rungana gute? Hari aho wavuye, hari naho ugana. Pirate twitega mu mwaka utaza ari Pirate umeze gute? Amba guhera ubu ngubu kugeza n'ikindi gihe kiri imbere, ni wa Pirate wa innovation na creativity. Nk'uko nahoze niko nyiri, gushyira imbaraga mu byo nkora kugira ngo nshimishe abafana banjye. Ndacyari umunyarwenya kandi ndacyakomeza kubahereza ibintu bya danje. Hari umujene witwa Musinga yaravuze ngo uri umwe mu banyarwenya batize, ngo ntabwo babasha gukora ngo mu kiganiro cyangwa urwenya mu cyongereza. Niki wabwira Musinga? Niba yiyaminiya azaze njye nawe dukora ikiganiro mu cyongereza, mwetuma ubutumwa mu cyongereza, azaze dukora ikiganiro mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Niba yiyaminiya azaze. bimubwira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza? Oya, azaze. Hanyuma kugira ngo tukurekure turebe show, Pirate w'umwaka ushize ataniye na Pirate w'ubu. Umwaka ushize experience nari ifite siyo y'ubu ngubu, amafaranga nari ifite yariyongereye, izina nari ifite ryariyongereye. Umwaka ushize atandukaniye n'ubu, hari ibintu byongereye ku buzima bwanjye. Burag utera abakunzi badukurikiye dutaye. Burage se? Twaje mu muziki mani, twaje mu muziki. Ntabwo uri mu kazi? Ariko ndabakunda mani, ndabakunda. Yego, hanyuma The Ben na Bruce, wowe uruhande rwawe rarufashe ni urwa Bruce Melody, ariko iterambere rya Bruce Melody warisobanura gute mu magambo make atatu? Iterambere rya Bruce Melody, icya mbere harimo gukora cyane, icya kabiri hakabamo umugisha w'Imana, icya gatatu hakabamo consistency. Nibyo byatumye abo uwo ari we kano kanya. Indirimbo Detail ni indirimbo nziza, nabonye na video yasohotse agatirayira kuri Instagram, nabonye ari indirimbo nziza cyane bya hatari, irimo amafaranga, ikeye kandi imeze neza. Ikibazo cyane, uri umuntu wagaragaje ko ukunda Bruce Melody cyane. Bruce Melody ni umuntu uvuze iki ku buzima bwa Pirate n'iterambere rya Pirate? Bruce Melody ni role model wanjye bro, ni role model wanjye, ni umuntu wanyeretse ko umuntu yava ku rwego rumwe akagera ku rundi. Ni role model wanjye bya hatari, naranabimubwiye. Ba role model banjye mu Rwanda ni babiri, Bruce Melody na Rocky Kimomo, bombi ni abahasira bro. Niyo mpamvu nanjye ndi umuhasira, that's why mbakunda cyane. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane wala.